twebwe ntabwo ari amahoro ubwo amatwi yanjye yumvise inkuru atigeze yumva, mpamya ko binambereye byiza bwaba n'ubwa nyuma ayumvise, koko ubu tuvugana amatwi y'abanyarwanda hatashyemo inkuru y'umumama wamaze kwihekura ubwo yicaga abana be bagera muri 3 nawe akiyica. Yego yego nyakubahwa Pascal, ni inkuru ngira ngo itashye mu matwi y'abanyarwanda ubwo byemezwaga cyangwa se umuvugizi wa polisi ku rwego rw'igihugu ubwo yamaraga gusohora iyi nkuru, ngira ngo abantu bose babyumvise baravuga ngo none se ibi ni imperuka n'ibihe bya nyuma ni abadayimoni, ese ibi bintu ni ibiki koko? Urumva yafashe umwana wa mbere w'ifura w'imyaka igera muri 12 aramuniga akoresheje ishuka, fata uwa kabiri muri 7 aramuniga akoresheje ishuka yegeka hariya ureba izo mbaraga umuntu utarabaye umusirikare, afata uwa gatatu mu myaka 3 aramuniga yegeka hariya. Mu by'ukuri nyakubahwa Pascal, uyu muntu ntabwo ari umupagani, yari umukirisito. Uyu muntu ntabwo yari umusazi, kuko ntabwo wahera mu wa mbere wiga ngo urangize primaire urangize secondaire ugere muri kaminuza ubu ugifite muri wowe abadayimoni batigeze bagaragara, ugere ubwo ubatizwa kugeza ubwo winiga ukihekura ukiyica ukica rubozo abavuye mu nda yawe, nibura iyo biba ari abandi yishe byo twakumva ko ibyo bintu bishoboka. Ubu rero niyo mpamvu nakubwiraga inti amatwi yanjye n'amaso yanjye bishobora kuba byapfuye, ni inkuru umuntu wese ari kumva ngurira batarabona n'amarira noneho kwirimbi ngira ngo nta wapfa kuyabona. Birumvikana nanjye iyi nkuru nayibonye ngenda ndeba n'abantu bose bari kuyumva, ngira ngo n'abadukurikiye ntabwo ari inkuru bakwakira neza, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru itarigeze yumvikana. Twagiye twumva inshuro nyinshi ubugome bugiye buriyongera muri iyi minsi, ariko ibi ntabwo twabyita ubugome Martin. Ibi ntabwo twabyita ubugome, burya ubugome umurozi ntiyirogera, yirogera atabishaka. Nta nubwo na leta ishobora no gukora iki kintu. Buriya igise kiraryana nyakubahwa Pascal, umumama udukurikiye, umupapa udukurikiye, umwana araryoha. Kuba wafata umwana wawe watwise amezi 9 turivupure, ugafata umwana ukamubyara ukamurera umwaka umwe imyaka 2 ukamugeza mu ishuri ryiza abana bigaga prive, umwana ukabuze icyuya cye fekisiyo z'umubyeyi n'umwana, urukundo rw'umwana n'umubyeyi rusa n'urwa Kristo yakunze abari mu isi, ariko urwa Kristo rwo koko ari urw'ijuru ari karemano cyangwa ari nawe urema byose, ubwo ruraruta urw'abantu. Ariko umuntu udukurikiye wabyaye, umuntu wese waba waragiye ku gise, umuntu waba afite abana, imagine vraiment s'il ni inkuru ngira ngo tugiye no kuvuga, ariko tukayivuga mu buryo bushobora kuza kugorana, koko ni inkuru ibabaje cyane. Yego Martin, njyewe nyibona naketse ko ari ukubeshya, ngira ngo ntabwo ari ukuri, ariko nyibona kubona ari inkuru yemejwe n'umuvugizi wa polisi, mpita numirwa, buri icyo mvuga buri icyo nkora wumva birandenze. Ariko ibi bintu ko ari ubwa mbere bibayeho koko, ubu se Martin tuvuge ko ari dayimoni cyangwa? Umuntu aribaza akavuga ngo ubuyobozi buva ku rwego rw'umudugudu bukagera kuri perezida, amategeko akora ku masaha yose 24 kuri 24, ukeneye ubuyobozi arabubona cyane. Umbwira ukuntu umuntu ahura n'ikibazo leta ihari ntuyiyambaze ufite famiye, kuko uyu mumama si ipfubyi, ntiyiyambaze famiye ye, uyu mumama ntiyiyambaze padiri cyangwa pasitoro, uyu mumama ntiyiyambaze mu nshuti yagize, kuko ntushobora kubyara 3 utaragira umuntu n'umwe ukumva cyangwa wabwira ikintu kikuri ku mutima cyane rwose. Birababaje rero, biteye n'agahinda, kandi ni inkuru mbi. Ntabwo numva nanone ukuntu rero ushobora kubyarana 3 n'umugabo muzatandukana ngo ugeze ku rwego rw'uko ahubwo uhitamo
kwica abana bawe nawe ukiyica, ubwo ikibazo mwaba mwagiranye ni shitani yagitera, ni umugabo wagitera. Yewe numva nta kibazo gihari cyo kwikora mu nda, koko ni nko gushyira inkota mu nyama ukayirazamo itungo ari rizima. Ngira ngo ni inkuru n'umugabo we ashobora kuzakurizamo toroma, koko ubu nubwo bivugwa ngo ari mu nzego z'umutekano kandi polisi ikavuga ngo iri gukurikirana iby'urupfu rw'iperereza by'izi pfu, polisi ikaba iri gukora iperereza, mbisobanuye neza icyateye izi pfu. Uyu mugabo ashobora kuzahura n'ihungabana rikomeye cyane, kuko ntabwo byumvikana. Simpamya ko yagiye ku kazi mu gitondo nk'uko bisanzwe asiga umugore n'umwana, abaturanyi baremeza ko nta makimbirane yandi yari ahari, bari babanye neza, urugo rufite imodoka nziza ishobora kubadeparasa mu buryo bwo kwiyunguruza mu buryo butandukanye, urugo rufite ibyo kurya bya mu gitondo breakfast, ibyo kurya bya saa sita ndetse n'iby'ijoro, urugo rufite ubuzima rudasaba umunyu, rutikopesha amavuta, urugo rw'abantu bize kugeza ubwo umugabo n'umugore bose bafite impamyabumenyi ku rwego rwa kaminuza. Aba bantu nibura hapfa umwana umwe ku mpamvu z'impanuka, ariko ufashe decision ukica umuntu umwe, ukica babiri, ukica batatu, nawe ukiyica ukoresheje amashuka, uwo mutima wawe ukura he Pascal? Birumvikana, ni nayo mpamvu ari inkuru itarigeze yumvikana ku yindi nshuro mu matwi y'abantu. Ariko uyu mugabo yibaze kuba ufite umugore mumaranye imyaka irenga 12, kuko iyi mfura yari ifite imyaka 12. Birumvikana ko bari bamaranye iyo myaka yose, bakabyarana umwana wa mbere, bakabyarana uwa kabiri, uwa gatatu, kugira ngo yumve ko ubu asigaye ari nyakamwe, yumve ko nta muryango asigaranye, yumve ko abana be batatu bose batakiriho, yongere yakire ko umugore we ari we wabikoze, atari impanuka, atari inzu yahiye. Martin, uyu mugabo koko nubwo yarokotse ubu asigaye hehe? Uyu mugabo ngira ngo nawe ubwiwe umubajije cyangwa muvuganye yakubwira ati iyo iyaba nanjye napfanye nabo, aho kugira ngo amaso yanjye abone ibi bintu, wahanini niyo magambo abahageze mbere uri kumva bari kuvuga, cyangwa se uyu mugore ukuntu ashobora kuba yari arimo izindi mbaraga umuntu atakemeza, koko mpamya ko na polisi yavuze ngo niyo kesi ya mbere bakiriye isa n'igoranye cyangwa se nitumvikana. Koko ni kesi, abana batatu ni benshi Pascal, nawe ukiyica. Mu by'ukuri rero ni kesi igoye, ariko byamaze gusoka. Ngira ngo rero uyu mumama nyuma yo kubaniga no kubica yafashe umwe amwegeka mu ntebe, diva nziza, saro kwire, n'undi amwegekaho, nawe ariyica. Umugabo aje asanga muri saro, ubwo yari atashye aje muri pause ya saa sita cyangwa se gufata ikiruhuko, abona uko aje ibya saa sita, abona uko asubira ku kazi. Ngira ngo icyo nicyo gisorori yasanze muri saro, ayo niyo maso ye, nibyo yahise akubita amaso. Ubwo yarazanye inzara n'inyota, atashyiwe yaje gusanga rero ari ibyo shitani yamuteguriye. Ni inkuru rero ngira ngo n'umuvugizi wa polisi yavuze ko ariyo kesi ya mbere bakiriye, ko nabo ubwabo byabarenze. Oya, nibyo, kuko nta hantu mu bihugu bigiye bitandukanye twigeze twumva inkuru nk'iyi. Ni ibintu bitunguranye. Ibaze, ishyire mu mwanya w'uwo mugabo kugira ngo utahe ugiye muri pause, nukingura urugi usange imirambo 4 muri saro. Ibaze iyo nkuru. Gusa uyu mugabo bivugwa ko yabonye imbaraga zo gutabaza, agatabaza abaturanyi nabo nibwo bahise bahamagara polisi. Ariko birumvikana uyu mugabo ntabwo yabonye imbaraga zo gutabaza Pascal, ahubwo we yasaze ahita agira toroma. Abaturanyi nibo bahamagaye polisi, ntabwo imbaraga wazibona. Umwana umwe ukamuniga ukegeka, ukaniga uwa kabiri ukegeka, ukaniga uwa gatatu ukegeka, uri umugore.
bawe wagiriye ku gise ugatwita amezi 9, izo mbaraga zibaye zihari ntabwo ari imbaraga z'umuntu, uwo si n'umutima w'abantu, ibyo ni ibikorwa bya shitani ariko nyashitani imwe twavuga igenda n'amaguru nk'imwe yageze mu ijuru, Yezu akayibaza ngo uvuye shitani, ngo mvuye mu isi. birumvikana ntabwo ari ibintu rero bisanzwe, ngira ngo ni nayo mpamvu n'abantu bose bari kumva iyi nkuru barimo, hari n'abari guhungabana. Iyi nkuru n'ubundi mpamya ko ngurira batarabona no kwirimbi, ntabwo nusa kureba muri aya mafoto yenda n'ibidukundira igihe tuza kubaha video mu gice cya 2, nta muntu ufite ijambo ryo kuvuga, umuntu wese yumiwe. Koko uyu mumama ntabwo bigaragara ko haba hari uburwayi yigeze bagaragaza yaba yari afite, umugabo we ntabwo bigaragara. Marite, hari umuyaga agabanya gato, reba ukuntu umuyaga umaramo. Oya jye nta kibazo. Twagiye. Yumvikana ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye ubwoba. Ni ukuvuga rero mu rwego rumwe n'urundi, ni inkuru umuntu wese ari kwibaza akavuga ngo eske urugo ko nta bukene burimo, urugo ko nta madene yandi, tubyemera umugabo yaba yazanye undi mugore, umugabo yakora amakosa agasinda agasambana, ariko se hari igisubizo cyabamo cy'uko amakosa umugabo yagukorera wakiya ku buzima ukabwaka n'abana bawe ukamuhima? Oya, ntabwo ibyo byakabayeho, nta nubwo ngira ngo izo mbaraga wa mugani nk'uko wabivuze ntabwo ari imbaraga z'uyu mugore, kabone nubwo uyu mugore yaba ari umugome, usibye ko n'abaturanyi be nta kese yigeze agira muri polisi, ntabwo yigeze agira ibyaha byerekeranye n'ubwicanyi, nta cyaha na kimwe yigeze aregwa, nta nubwo uru rugo rwigeze rurangwamo amakimbirane. Ariko ngira ngo nubwo baba bafite amakimbirane ntabwo byagera ku rwego rw'uko umugore abona imbaraga zo kuniga umwana wa mbere yibyariye, yatwise amezi 9, ngo anige uwa 2, ngo anige uwa 3. Ntabwo izi mbaraga nkeka ko ari ize. No mu mafilime nabonye mbere umuntu akireba filime, n'ubu iyo umuntu abonye umwanya, hari filime yenda zigisha umuntu areba, ntaho turabona abantu bakina ngo habonekemo orere umuntu yakina muri koteye yica abana 3 ku mpamvu izo arizo zose. Iyo filime ntayo ndabona, niba warayibonye nyakubahwa Pascal ntabwo mbizi, ariko no muri filime iyi nkuru ntayibamo. Oya, ntayibamo kubera ko filime, abanditsi ba filime, abakinnyi ba filime bakina ibibaho. Ibi rero ntibyari bisanzwe, ibi ntaho byabaye, ni n'inkuru rwose ya mbere mu matwi y'abantu, niyo mpamvu nta hantu twigeze tunabirota ko bishoboka. Ni inkuru twese turi kumva tukibaza ngo none se mu isi n'ibihe bya nyuma, urukundo mu minsi y'imperuka ruzakonja, ariko nubwo ruzakonja urukundo rw'umwana n'umubyeyi ni gake cyane, ubundi ruhoraho, kereka abantu bidoroga, abantu bafite izindi mpamvu naka. Ariko ngira ngo nta kintu wabisanisha nacyo muri iyi nkuru. Tubona nk'ibihugu biteye imbere by'Uburayi na Amerika, amategeko ho n'iterambere ry'uko buri nzigira tuvugane mu buryo butandukanye watabarwa mu buryo bworoshye, amareza ahoraho, konegisiyo zihoraho, wifi zihoraho, amashanyarazi ahoraho, ku buryo nyine nk'iyo uganiriye jye sindagera i Burayi, ariko umuntu warakubwira ati isaha wahamagariraho ubufasha cyangwa ubutabazi bukugereraho ku gihe. Ngira ngo Marite, ntabwo ari Burayi gusa, kuko no mu Rwanda urabizi ko ibibazo byinshi, byaba ari iby'umutekano, byaba ari iby'inkongi z'imiriro, byaba ari iby'ubwicanyi, byaba ari iby'urugomo, ni polisi ibifite mu nshingano zayo. Ntabwo mpamya ko isaha iyo ari yo yose mu Rwanda wahamagara nimero ya polisi wabura ugutabara. Ni ibintu, kuko urabona sitasiyo za polisi zabaye nyinshi cyane mu gihugu, mu bice bigiye bitandukanye. Iyo uhamagaye call center y'i Kigali bahita bahamagara abegereye aho ngaho, ku buryo ari ibintu bibaho mu gihe gitoya.
ariko nta kundi byari kugenda kubera ko uyu mugore ntabwo yari gutabaza, nta kibazo kindi yari ahuye nacyo, nibyo yanapanze, ariko simpamya ko iba ari ibintu yapanze mu minsi myinshi, wenda urugero baba bimaranye icyumweru mu mutwe. Marite, ntabwo nanjye numva ukuntu mu Rwanda nibyo bundi mu mvugo imwe n'indi ubuyobozi bwiza ni ubwegereye abaturage. Noneho twigaruke rero uyu mumama cyangwa uyu mumama ni inkuru ngira ngo iteye agahinda, cyangwa se ariko birenze n'agahinda, ni inkuru mu matwi wumva noneho ugasigara wibaza ngo ese ngo nibyo cyangwa si byo, ariko ngira ngo ni inkuru yemejwe n'umuvugizi wa polisi, kandi ni inkuru natwe ducishije kuri radiyo, ntabwo ari inkuru ducishije kuri WhatsApp cyangwa kuri Facebook cyangwa TikTok, ni inkuru iciye kuri radiyo. Ngira ngo rero mu by'ukuri ni inkuru twebwe turi kumva umutima urahagaze, ukagira ubwoba, ukavuga uti imagine vraiment sanze koko buno aho turi kwerekeza n'abo turi kumwe turi kugendana, umuntu umwe uramurya karati hajya ufite abana banga, umwe akaba ati batatu, undi ati ifite bane, undi ati ngewe barenze batanu, ukamubwira uti n'umugore ariho ati yego. Ibaze rero usanze buno nawe intumbi muri saro zigaramye, ubwo rero umwe ukumva arakubwira ati yewe ngewe menya nanjye nahita niyahura niriwe ntabaza, undi ati nge sinakiya ku buzima, undi ati ibyo bintu nge sishaka no kubyumva. Doke nta muntu n'umwe byacanganyikishije abantu, ntiwamenya kote wahagararaho. Oya, birumvikana kuva hariya i Nairobi kugeza mu bindi bihugu bitandukanye, ni inkuru iri kugenda ikwirakwira kubera ko Nairobi ni umwe mu mijyi dufite muri Afurika y'Iburasirazuba ukomeye, ufite iterambere, ufite byinshi bishoboka bikwiye kuba biranga umujyi, ni naho iyi nkuru yabereye. Ni nayo mpamvu abantu bose mu bihugu bigiye bitandukanye bacitse ururondogoro. Ngira ngo abaturage bo muri Kenya cyangwa se benegihugu bo muri Kenya, ni ukuri twababwira ngo ni mwihangane, ariko ntihakagire umuntu ufata imyanzuro cyangwa decision nk'izi zo kwiya ku buzima abwake n'abana be rwose, n'abanyarwanda babyumva, abarundi babyumva, umuntu ubasha kumva ikinyarwanda. Ni inkuru igayitse koko, nijuru ntajwe wabona Pascal wiyahuye, ntajuru abona, ntanashyingurwa n'abera b'Imana. Oya, birumvikana nibyo koko, nko muri Katolike murabizi ko umuntu wiyahuye nta misa asomerwa, ni ugushyingura gutyo biraho, kubera ko bavuga ko umuntu wiyahuye nicyo cyaha cya nyuma bakoze, kandi akaba agikoze mu gupfa kwe, bikaba nta mahirwe yandi aba agifite yo kwihana, kuko umuntu yihana akiriho ntiyakwihana yaramaze gupfa. Birumvikana niyo mpamvu aba afashwe nk'umuntu wakoze ibara ndetse rimugeza no mu muriro cyangwa se ikuzimu bitewe n'imyemerere. hakaba hari n'abamufata umuntu wiyahuye bakamukubita inkoni bitewe n'imyemerere yabo. Yes, ngira ngo rero bwana Pascal, aba bana mbaye ndi umuntu ufite ijambo mu ijuru, nkaba ndi marayika ufite inshingano izo arizo zose mu ijuru, aba bana bahabwa iruhuko ridashira, tuzababone mu ijuru rwose, Imana ibatuze ahera, kuko aba bana nta cyaha bazize. Aba bana ngira ngo mbaye ntanga ijuru Imana iribahe, ndumva nabahitiramo kuruhukira mu mahoro mu buryo buzahoraho iteka ryose, koko nabera n'abaziranenge bazize ubusa vraiment. Oya, birumvikana pe. Uyu mumama we ntabwo nzi icyamukoresheje n'icyabimuteye, ntabwo namuvugaho cyane, ariko aba bana batatu ni ukuri uhoraho Imana ibahe iruhuko ridashira, by'umwihariko n'uyu muryango uyu mugore avukamo, basenge cyane kuko cyaba ari ikibazo gikomeye cyane habonetse undi nk'uyu, kandi n'uyu mugabo Uwiteka amuha umutima mushya, aba ari wo gukasiringa umutima n'ubwenge bwe, koko ni ikintu kitoroshye cyane. Ngira ngo ibibazo yagize uyu mugabo ntabwo byoroshye ko umuntu uwo ari we wese yamufata mu mugongo cyangwa se ngo amukomeze amuhindurire ubuzima yongere asubire nk'uko yahoze. Ni Imana irabifasha, ni Imana irabikora, ni Imana iramufasha akongera kuba yakomeza kubaho.
ngira ngo rero urwandiko yasize yanditse basanze hariya yavuze ko nta yindi shuwa asezeye ntabwo